ese abizi ko abakobwa bafite ubushobozi ukunda n'abahungu batatu icyarimwe? Hari umuntu ugiye kumubwira ngo bararenga, ari n'ugiye kumubwira ngo ntibishoboka, bitewe n'ukuntu nyine we abyumva pe. Gusa ariko dore impamvu ibyo ntibishoboka. Umukobwa afite umuhungu umwe bakundana w'umwihariko, wa wundi udasimburwa, akaba afite undi muhungu ugira utugambo twinshi ariko turi romantike. Uwo muhungu nawe ni ingenzi ku mukobwa bakeneye. Hakaba undi muhungu uri big man cyangwa se umunyamafaranga. Uwo muhungu abuze mu buzima bw'umukobwa byose bipfuye. Bamaze iki rero? Wa wundi wa nyawe ni wo wa wundi nyine umukobwa bura umutima ukamurya, agahangayika kumva ntameze neza, stress kamurya, hamwe namuvugisha ukumva ntari muri mood yo kuba yavuga, ukumva nyine ntiyishimiye umunsi. Uwo ni wa muhungu wa mbere ukunzwe pe. Umuhungu wa kabiri ni wa wundi ugira utugambo turi romantike, ugira utugambo twiza duhoraho, za je t'aime nyuma ya morning, za good night, utugambo twiza nyine utwa tundi. Abura kuko abakobwa nibo bantu ngo bakunda utugambo twiza, gusa nubwo bakunda utugambo twiza ntabwo bakunda abahungu bakunda kuvuga utwo tugambo. Ese ntabwo rukaza bura nimba uzi ko ugira ukunda kuvuga utugambo twiza umukunzi wawe uzingara gushima, oya bura abakobwa bakundana bari pose, ahubwo bakunda kujya mu kazi kabo. Ntabwo rukaza abakobwa bakundana bari pose, ahubwo bakunda kujya mu kazi kabo. Amagambo meza nibyo ko yamubwira, ariko mu gihe cya nyacyo iyo mbwira buri munsi agira akaguhaga, hawe kariba wundi ucecetse. Ntabwo rukazi ubwo nibanga nkuvunguriyeho umusore. Umuhungu wa gatatu ni wa munyamafaranga. Umunyamafaranga ni cyagiye wa wundi uzamenya ngo umusatsi w'umukobwa yashaje, inzara, makeup, buri kimwe cyose nyine kikenewe umukobwa, gift zidashira, za anniversary, ibintu nk'ibyo ngibyo akabishoramo. Akabishoramo kujyana umwana Gisenyi, i Musanze, Great Hotel, n'izindi motari atandukanye. Abo nibo bakunzi batatu nagusobanuriraga. Ubwo rero nimba uzi ko muri aba ngaba wiyumvishemo, menya ngo warahiye. Uzagukenera uri kumbwira amagambo kuva akubwira ngo njye nkunda uburyo nkunda utugambo ugira nkunda amagambo ugira aramfasha. Usuzume impamvu amufasha musore, ni ukubera ko iyo yashwanye na sheri we, wowe uramuganiza ubwonko ukongera ugasubira ku murongo, ukakira yuko noneho ushobora kuba yakubona undi mukunzi. Nimba byatse umukunzi w'amafaranga avuga ati bebe uyu munsi ntago ikofi imeze neza, ihangane wiranjire ukuntu yabona ubundi buryo, kora mu nshuti. Ubuzi ko inshuti azakoramo nta yindi ari we big man, we nyiri kofito azagukoramo ryake. Kandi wa musore nubona umukunzi wawe yasohokanye n'umutipe ufite amafaranga, reka kuri kuvuga ngo ese uyu muntu mwajyanye mu buhe buryo, kuko niwe wamushoye. Wowe nta mushobozi ufite bwo kuba wamusohokana, ariko ufite amusohokane, sibyo rata. N'uwumva umukunzi ari kuvugira kuri telefone akanya kanini akumva ari undi muntu uri kumutereta, reka kuri bitindaho. Bivuga ngo ese umuntu uri kumutereta akanya kose nagwamaga inshuro imwe byesha tutamfata, oya ntago nze gufata, ahubwo yitaye ku muntu ufite utugambo twiza kukurusha. Wowe umuhamagara maze utemeze neza, wariye cyangwa abo basore batatu rero nimba wiyumvishemo hindura. Nimba uzi yuko umukunzi bavugana kwera ko yarugushwanye n'umukunzi we wa wundi, parika. Nimba uzi ko umukunzi wawe bavugana ko mugiye kujya i Musanze cyangwa i Gisenyi, parika. Ubwo umukunzi wa nyawe si ngombwa ngo muvugeho. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu, si kingombwa ko nyivuga ngo nitwego kabirira. Muraba mukoze cyane, niyo nkunda ikomeye.